Jimmy Claude niyo mazina yanjye ngo hayikaze ukurikiye TheBros hanyuma ni ikiganiro on behalf of God nkuko tubana umunsi ku wundi dukomeje kandi kugushimira wowe udahwema kubana natwe no kuduha ibitekerezo tuba twitsa ku bijyanye n'iyobokamana abahanzi abavuga butumwa abapasiteri abafite ubuhamya n'abandi abo bose muhawe ikaze kugira ngo tujye tuganira tuvuge ku bigiye bitandukanye byakungura benshi inama bikabafasha uyu munsi ushobora kuba bitameze neza ariko ukabona inkomezi ejo bikaba byagenda neza kurushaho uyu munsi rero nkuko ubimaze kubimenyera tuba tugufitiye umutumirwa w'umunsi gusa turaza kwibanda ku njyana ya hip hop niyo mpamvu rero ndaza kwinjira bitandukanye nkuko nari nsanzwe ninjira nta bintu byinshi maze kuguha ikaze ho dukurikiye aho uriko turebera hose haba nijoro haba ku manywa reka tubigushimire kandi ukomeze kugendana natwe reka rero ntatinze mpite ntangirana n'uyu muvandimwe tumuha ikaze wamaze kugera muri studio za TheBros ashimwe nahimbazwe hashindwake uyu Mungu wetu komeza ahubwo nje cyakana ashindwake jamais ashindwake mimi nasema bie ashindwake jamais milima uangusha mabonde upindisha ye utenda makubwa madoga yayamutisha akisema ndio nani wakukana unalivoshusha baraka kati ya laana yako ni mado nategereje akantu kavuga ngo ndakabura cyangwa muri gospel ntago kajya kazamo yego dutangiye gutyo ubwo twaduse twinjira gutyo nyine ninde turi kumwe aka kanya umuntu dukurikiye afite amatsiko yo kumenya ngo umutumirwa w'uyu munsi amazina ninde harabasanzwe bakuzi harabakubonye bwa mbere reka tuguhe umwanya utwibwire murakoze cyane ku bantu badukurikiye amazina nitwa OSO KASLIM mbere na mbere ndabashimiye kwanza ko mwanyakiriye muri TheBros ndumuvuga butumwa ndi numuramyi nkaba nkoresha injyana igezweho ya rap muri gospel birumvikana nkaba nkorera umurimo w'ivuga butumwa muri Siloam Evangelical Center ifite icyicaro gikuru ku Gisenyi Irubavu iyobowe n'umushumba Mugabe Roger mushimira naherereye ndi célibataire okay yego ntundi mana n'umutima wanjye wose OSO KASLIM kivuga aya mazina ngewe mbashije kwikanga ndavuga uyu muntu yavukiye Nyamagabe cyangwa yavukiye ahandi hatari ku butaka bw'u Rwanda aka kantu katubwireho aya mazina ni yari mu byangombwa byawe cyangwa amazina yanjye nyakuri niswe n'ababyeyi ari ku byangombwa ni Gasirimo Olivier Gasirimo ufashe Gasirimo Olivier wowe ubwawe wahita ushaka kukuramo OSO KASLIM atari ngombwa ko ngusobanurira wenda Gasirimo na KASLIM ndumva bifitanye isano ariko Olivier na OSO kubihuza ndumva bise bincanga so biragusaba gutekereza cyane kugira ngo ubashe kubyumva OSO muri Spanish bisobanura beer. Okay. Beer itari inzoga, beer ni bino binyamaswa biba mu bukonje. Beer ya BEANR. Noneho Olivier ni igiti. Okay. Cyera amatunda cyangwa imbuto bita olive. Sibyo? Noneho beer hari amagambo sinzi ko wenda abantu wenda bagize ubuntu bwo kwiga babyita hari amagambo yandikwa kimwe avugika kimwe adasobanura kimwe yego so rero beer bisobanura OSO bisobanura beer muri Spanish ubwo ngiye nafashe OSO nka OSO ariko mfata beer y'igiti cyera imbuto abantu babyumve neza atari beer y'ikinywaji atari beer yego okay wenda ho twe kwatinda cyane ko nahise mbyumva aho bituruka KASLIM na Gasirimo byo naho OSO yavukiye hehe ryari ndabona abakobwa rero bagiye isoni zo kuvuga imyaka yabo OSO yavukiye muri Kongo ndumukongomani yavukiye ahantu bita Igoma tariki 3 z'ukwa gatatu okay
abantu barigoma turabasuhuje cyane nabo nabantu bacu cyane by'umwihariko abantu birubavu nabigoma uvuze goma nta rubavu ntacyo uvuze uvuze rubavu nta goma nabyo biba rukongoka abantu barigoma abantu bari rubavu turabasuhuje tumaze kumenya oso uwari we aho yavukiye mu bwana bwawe wumvaga ibi bintu urimo tugiye kuba tuganiraho ari byo uzakuriramo ari byo uzakora yego ubwo ni musique yego niyo turi kuvugaho ubwo ni musique nivuga butumwa nkuko wabitubwiye ivuga butumwa wenda urambabarira tuza kurizana nyuma ariko musique yo nibyo okay kubera ko ndibuka niga mu wa 3 primaire ntago nandikaga ibyo mwarimu yigishaga ahubwo nari mfite ikayi ryabagamo hari ibintu twitaga insubirajwi yego ubwo amagambo arangizwa na ra yose yo mu Kinyarwanda nabaga nyafite mu ikayi barayanditse mu amagambo arangizwa na sa yose mu Rwanda arabaga nyafite mu ikayi so ndibuka bwa mbere njya muri studio yari 2008 2009 kwa Dr. Jack agikora muri F2K yego may so rest in peace ndibuka kugira ngo njye muri studio na mama wanjye kuva namumenya mama wanjye akora ibintu by'amata bijyanye n'amata okay buryo byageze aho biranyafecta ntago nshobora gupfa kunywa amata atari mama wanjye yateguye noneho yarafite cafeteria hano noneho nari mfite ikayi nanditsemo indirimbo nyinshi cyane noneho hari umujene wanciyeho icyo gihe hari groupe ku Gisenyi bitaga abami ku kirwa ndayizi noneho umwe mu basore babaga muri iyo groupe ancaho ancaho nyine buri kanya nabaga ndi kuririmba yego urumva nari muto ariko nari mfite kwandika bya bintu nyibyo bigukiriye bikugurumana ancaho ndi kuririmba kanara gakunda ntago ndibuka izina rye ambwira ngo ngiye aka kantu kamaye nakujyana muri groupe irenze urumva namuhaye indirimbo yanditse kugira ngo none umve yari mukuru kuri nge kandi nibwo nari ndi kurangiza primaire urukumva icyo kintu so musique muri nge kwanza byatangire mu kuceza kubyina nari umwana ukunda kubyina uri sharp cyane ariko musique yari muri nge bisobanuye ko wamuhaye indirimbo akakujyana muri groupe irenze ariyo yiye watubwiye nawe wayibayemo yego wabaye mu bami ku kintu n'indirimbo ya mbere twakoze nyine twayirekodinze F2K none umve kandi nibwo bwa mbere narangiye muri studio mfu kuntu biri interested nakoze one take none ikintu kirenze none ikintu kirenze nukuntu watubwiye ukwezi n'itariki wavutsemo ntiwavuga umwaka mpise numva impamvu ushobora kuba warahozeho kera tubyihorere ko bami ku kirwa iyo groupe ni ya kera Imana niyo yahozeho yego yari brage oso uvukiye muri Kongo wisanzwe uri kuririmba rap guhuza ibi bintu tumenyereye ko abantu bo muri Kongo injyana bakunze gukubita cyane n'irumba wenda kuri ubu ndabizi ko bagiye bahari abantu bo muri Kongo nk'abantu bari rubavu bakumva amaradiyo ya harigoma n'ahandi hariyo abahanzi benshi ba rap gutyo ariko ntabwo ari injyana cyane yakunze gukoreshwa hari muri Kongo byaje bite kwisanguri gukubita imirongo utari muri rumba nyine udukubite rumba natwe twumva uko ibintu bimeze ikibazo kiragoye kubera nk'uko mbikubwiye musique inzamo cyane byaje muri danse yego niga na primaire nakundaga kubyina cyane ari groupe twagiraga y'abana twarabyinaga cyane yego so ibintu bya rap byaje mu buryo nanjye ntasobanura kubera ko ntabwo navuga ngo nari mfite role model cyangwa nagenderagaho ni ikintu cyaje automatique nisanga ndi kugikora like urumva muri iriya myaka nta ma platforms menshi twari dufite wenda twakumviraho ibihangano so nge navuga ko ari ikintu cyaje ari automatique cyaje kiri automatique nisanga rap indimo ntazo biturutse nta muntu uvuga ngo wenda narebeyeho nta muntu avuga ngo wenda ngendeyeho
urakoze cyane tumaze kumenya nibura iby'ingenzi kuri Oso KASLIM tujye kwinjira mu nsanganyamatsiko yacu uyu munsi ariko mbere gato yuko tuyinjiramo mfite ikibazo cy'amatsiko indirimbo yawe nibura muri izi ukora za rap yasohotse ryari ni yihe yawe ya mbere muri kariyeri yawe nyine uko twavuye aho abamikukirwa tugeze kuri Oso KASLIM nk'umu artiste uri gukora kariyeri solo indirimbo yasohotse ryari yawe ya mbere mu mwaka wowe okay ndagusubiza mu byo bubiri indirimbo yasohotse officiellement njya muri studio nkayikora nkayisohora ntago ariyo ndirimbo nkonsidera ko ariyo nasohoye bwa mbere okay iyo consider iyo considera navuye kubatizwa kwa kundi uva kubatizwa ukajya muri chambre muri changing room yego no navuye kubatizwa nkahariya ninjira muri changing room bazimya amatara yo muri church mva muri changing room ndiguhita njya kuri stage indirimbo ya mbere nakoze performance ya rap ni indirimbo nakoraga ama live n'ubu ngubu ntabwo nari nayisohora muri studio ariko niyo ndirimbo nkonsidera nk'indirimbo kuko feedback yampaye uwo munsi muri eglise yari rap aho turahagera mu kanya feedback yampaye iyo ndirimbo kugeza n'uyu munsi indirimbo maze gusohora maze gushyira hanze nta ndirimbo irama feedback nk'iyo iyo ndirimbo yampaye hari abantu babatizwa bakuzura umwuka hari ababatizwa nka Oso KASLIM bagahita buzura imirongo reka tubivuge gutyo iyo mirongo nayo ishobora kuba no mu mwuka ariko reka tubivuge nyine gutyo byagenze nta muntu wese yikanga akavuga ati uyu muntu kwabatijwe none aha ahisa adukubitira imirongo nyine ukabona babyakiriye ukundi kuntu kuri wenda negative ndakeka ko buriya kubatizwa ni igikorwa yego ni sinye ni sinye nuvuga mbere yuko umuntu yinjira muri ya mazi ngo abatizwe haba habanje kubaho conviction y'umwuka wera imwemeza ko icyo agiye gukora aricyo yego sibyo na nicyo kibazo dufite kubera ko donc turacyari mu kidini yego ntabwo turi abanyamwuka gute tugendera kuri experience sibyo tugendera kuri experience Yesu ku musaraba yahaye amahirwe igisambo kimwe icyo gisambo imyaka yose cyamaze gishobora kuba kitaranigeze cyinjira mu rusengero nta naho batwereka kwenda cyabatijwe ariko mu mwanya umwe ku mahirwe amwe cyahawe cyemererwa kwinjira mu bwami bw'Imana yego nta muntu wakibwirije ariko biba automatique rero ntago bisaba experience nini kugira ngo wenda nzabashe gukora indirimbo nyuma yo kubatuza igihe kinini no kuvuga ngo ni ibintu byari bindimo ahubwo kiriya nicyo cyari igihe cyo kugira ngo bibashe kugira ute bibashe gukorwa ibyo ndabyumva impamvu nari mbyibajijeho kuba byari bikurimo birumvikana ariko abantu mu nsengero ntago tuba dufite imyemerere iri ku rwego rumwe harushobora guhita avuga ati uyu muntu ko avuye kubatizwa akaza dukubitira imirongo y'iyo rap tugiye kwinjiramo mu nsanganyamatsiko yacu nako kare gatumye nkubazaho nta bice mu ijambo ngewe ngo ntago mwitaho ahubwo undi bwiteho ni wa wundi byafashije okay niyo mpamvu ndikubwira feedback nabonye iyo ndirimbo n'uyu munsi kuri hashindwake imbere yawe mana niko bwawe ni indirimbo maze gushyira hanze agakiza nta n'indirimbo ne nabona feedback kuri iri none igitangaje feedback nabonye yankoze ku mutima ishindi hari kuwa gatandatu nimugoroba ku cyumweru mu gitondo tuje muri kilte mura n'umumama ukuze cyane arambwira muhungu wanjye ngo ibintu ntuzabireke okay icyo kintu kucyumva ibyo Oso biranankururira guhita twinjira muri topic yacu uyu munsi aho turebera hamwe nkuko twari twabiteguje abantu rap yo mu rusengero yego sinzi nimba uko mbivuze ariko mwe mu byita yego rap church hip hop gospel ni gute wenda uraza kutubwira ariko hip hop wenda itangira gushinga imizi hano mu Rwanda tube turetse n'iya gospel
twamenye Tough Gang, tumenya ba mbere yabo gato twamenye ba MC Mahonibon, tumenya n'abandi ubwo sindondoye kugeza nubwo dufite uyu munsi ba Ish Kevin, tukagira ba Bushari n'abandi ntarondoye. Ariko mu ntangiriro za gospel, muri gospel kumva ngo umuntu ararapye nibyo tugiye kurebaho, ariko na mbere hip hop abantu bayitangiye abadukuriye bati mwana wanje agiye kubikirara, kumva ko umubyeyi wanje amenye ko ngiye kuba umuraperi byahitaga biba ikibazo. Noneho naho itangiriye kwinjira mu nsengero, harabitwa ba Bright Patrick, ba Bright Karyango n'abandi bitwa ba The Pink, ba Ariera n'abandi ntarondoye. Wabonye abantu barabyakiraga gute mu ntangiriro? Ese uyu munsi byo bihagaze biti? Rap yo mu rusengero ni injyana abantu bumva ko yatangirwamo ubutumwa. Rakoze cyane, ikibazo cyiza, ni na topic nziza. Ndagushimiye. Hari amazina uhereyeho utangiraho urugero, navuga ko bo bakora izi ndirimbo nakwita ko dukunze kwita izisi, nizo ubutumwa busanzwe bundi busanzwe. Izi ndirimbo wenda utanze urugero kuri abo bahanzi babikora. Ikintu nshaka ko abantu bamenya nuko principe cyangwa se sinzi ko principe nayita mu Kinyarwanda, amahame iyisi twita ko isi y'umubiri igenderaho, niko n'isi y'umwuka ifite amahame igenderaho. Yes. Ukimara kumbaza icyo kibazo, ndahita ngiye ngaruka muri iyi si aba bahanzi banje kumbwira bakora izi z'ubutumwa busanzwe. Yego. Ese injyana ya hip hop wenda ntago ariyo domaine bamo kuba bamuvuga butumwa, ariko ndamera nk'ubisanisha. Yego. Ndamera nk'ubisanisha kubera ko n'ubu ngubu umuhanzi ukora hip hop isanzwe itari yo mu rusengero kugira ngo yakirwe bisaba imbaraga nyinshi cyane. Yego. Sinzi ikintu uri kucyumva. Ndacyumva. Bisaba imbaraga nyinshi cyane. Kandi ntabwo ari muri eglise gusa, no hanze. Okay. Bamufata nk'ikirara. Nuza uririmba R&B, nuza uririmba Afrobeat, nuza uririmba style zino zitandukanye na hip hop, biraza koroha. Valeur uzahabwa ntabwo ari valeur imwe niyo umunyamuraperi azahabwa. Toujours umuraperi aba considéré nk'umuntu w'ikirara, nk'umuntu w'umwatabi. Yego. Kandi noneho tunongereho mu nzu y'Imana, ako kantu tukongereho. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ndahera kuri bano basanzwe. Okay. Niba bano bakora umuziki usanzwe, isi babona nkaho ari ibirara. Yego. Mu rusengero ho birabibindi. Mu rusengero ho birabibi. Okay. So urumva ni challenge kuri nge yari komeye cyane. Ariko ikintu kimotiva n'ikintu gituma nacika intege. So rero nge ikinera motivation na ibinshi intege ni byinshi, kubera ko ngendeye ku byo abantu batekereza kwanza ku injyana ya hip hop mu isi isanzwe. Yego. Byo byonyine nta n'imbaraga bimereza byo kuba nayikora. Ariko icyo nzi cyo nuko ari nabyita nk'umuhamagaro. Yego. Ariko nanone ntabwo ari umuhamagaro, nabyita nka passion. Kubera ko urumva mbere yuko nkizwa narabikoraga. Yego. Kandi buriya ni ibintu bindimo, kandi buriya nta muntu uhunga ikintu kimurimo. Washobora guhunga ikintu kikuriho ariko ntabwo wahunga ikikurimo. Bavuga ko umuntu yasiga ikimwirukankaho ariko atasiga ikimwirukankamo. Exactly. So nabikoze kuvuga ngo okay, ndakijijwe noneho ibi bintu ndabikunda. Ese okay, ni imwe mu nzira wenda nakora kugira ngo nshimire Imana se cyangwa mvuge gukomera kw'Imana. Oso ariko ukiraho unyemerere nkubaza iki ngiki tunabijyanirane. Byanga byakunda winjiye muri industry ubizi ko izo challenge zihari. Yego. Ariko uravuga ngo kama mbaya ngiye. Bro, izo mbaraga wazikuye he? Ko hari ubwo uhura n'umuntu akakubwira ati imbere ikiraro cyacitse ugashaka indi nzira. Wowe kuki utatekereje ngo ushake indi nzira? Niyo motivation ndi kukubwira. Nuko ntabikora ku bwanjye. Kandi nta nyungu yindi wenda iri personnel mbitezemo.
ahubwo nuko nzi ko uwo mbikorera aza providing. Yego. Ngiye nta mwanya mfite wo kukwenteresa wowe, nta mwanya mfite wo kuguconvincinga kugira ngo ubyumve cyangwa ubyakire. Ndabizi ko mentality ntabwo ari mu rusengero gusa, nabanje ndikubwira ko niba mwisi sanzwe twista isi indirimbo z'isi, niba bigoye kuba umuraperi yakwakirwa, ngewe muri eglise bizangora gute kugira ngo nakirwe. Ndakubwira nta motivation nimwe mfite, ariko uretse ko uwo mbikorera niyo motivation yonyine mfite. Ni nabyo rero bita bintera kwibaza, noneho tuze mu rusengero. Ubu nubundi ari iki gituma abantu batabyumva byoroshye? Ni imyumvire, mentality yabo. Nihe muri Bibiliya banditse ngo muzaramye cyangwa muzahimbaze muri injyana. Wowe nuza gucuranga sebene, bazabifata nk'ari bisanzwe, ariko sebene ivahe? Ni bande bayizanye? Zuka ni bande bayizanye? Nujya kwicuranga mu rusengero barabona ko ari injyana isanzwe, barabyumva ko ari injyana isanzwe n'izindi, ariko se nukubera iki rap? Donc ni ya myumvire, ni ya mentality, ariko byahereye muri yasi. Niyo mpamvu nakubwiye principe amahame y'isi n'umwuka banywa amahame. Nuvuga amahame y'umwuka amahame yo mwisi ari influencer kugera aho agera no mu mwuka. Yego. Sibyo? Reka nze nkubwire ikintu kimwe. Niba ari ikintu ugomba kwirinda mu buzima bwawe, ujye wirinda ibintu uvuga cyangwa ibikorwa ukora ahantu abantu bari kukureba. Yego. Kuko ikintu uvuga n'ikintu ukora ahantu hari abantu bakureba, hari umunsi kizagaruka. Donc hari umuntu cy'influence ahantu ari. Hari umuntu okay, cyangwa kanze kumbaza nta kintu ufite wanga cyangwa uzi ukunda byaturutse ku muntu. Nkaba ngikunda byaraturutse ku muntu. Ukaba ugikunda cyangwa ucyanga byaraturutse ku muntu. Akinkundishije cyangwa akinyagishije. Yego birahari. Kirahari ntacyo ufite? Birahari. Ukumva icyo kintu no kuvuga ngo bitewe nuko iyi si dusanzwe tubamo yinfluenceje abantu bakumva ko rap ari injyana y'ibirara, abanywa tabi n'abanywa rumogi byaragiye bigera no mwisi y'umwuka. Yego. Sinzi icyo kintu muri kucyumva. Tukiraho mperutse kuganira n'umuvandimwe nawe n'umwartiste mu itorero ry'Abadventiste y'umunsi wa karindwi. Hari terme bagira ivuga ngo ikiri muri Bibiliya ndemeranywa nacyo, ikitarimo mbese ubwo nta kintu waza umubwira. Mukanya uti ntaho Bibiliya tubuza gukoresha rap. Ese nk'umuvuga butumwa umwartiste ariko ukoresha rap niyo turi kwitsaho uburyo yakirwa mu ivuga butumwa, hari cyanditswe bwo cyaba kiduha uburenganzira bwo kuyikoresha? Ntiwasanga bari abayitera imijugujugu bafite ishingiro? Nta shingiro bafite, ahubwo nuko ari abanyedini. None se reka nze nkubaze, buriya ari ikibazo dufite kuba tugize uyu munsi, niba ari n'icyanditswe ubwo kitubwire kitwemerera kuyikoresha. Nanjye ejo mu gitondo nshaka ukuntu Siraji no kuvuga ngo ikibazo dufite ni iki ngiki, ni imyumvire no kumva ibintu nabi. En fait iyo ugiye muri eglise, iyo uvuze kuramya bahita bumva za ndirimbo zigenda gahoro. Wavuga guhimbaza kumva izirukanga, ariko that's not the truth, that's not how it is. Ukuri ni ukunguko. Tibyo? Nta njyana yanditswe muri Bibiliya ivuga ngo muzakoresha kundamya cyangwa kumpimbaza. Rap rero ngiye uburyo nyifata ndabona igisirimba muri Bibiliya pe kandi kirakoreshwa. Claude rap uburyo nyifata mu ukunguko. Okay, ntago nize construction, ariko mu bumenyi butoya mfite n'amashuri make nize, nzi ko kugira ngo inzu ibe ihagaze haba harimo abantu batandukanye. Harushinzwe amashanyarazi, yego, harushinzwe amazi, harushinzwe amarangi, harushinzwe ibijyanye n'imbaho, yego, harushinzwe ibijyanye n'amatafari. Sibyo? Umumaso wubaka, yego, arakoresha umwiko na metero na sima. Wowe urumenizi ukora uri shapanti, sibyo? Uzakoresha umwiko na metero kugira kumarira iki? Ntacyo byamara. So turimo turubaka ubwami. Yego. Ubwami turimo bwubaka n'ubwami bw'Imana. Wowe urumuvuga butumwa, Imana yaguhaye ijambo, ufite impano y'ijambo, sibyo? Wowe uzajya ku gatuti ufungure Bibiliya ubwiriza abantu. Ngewe ntago mfite iyo mpano yo kuba najya ku gatuti ngo mbwiriza abantu, ariko mfite impano Imana yampaye. Njya mbwira abantu niba byankundira ko mva hano turi, ntabwo muhazi, mushaka ko mubabwira turi Kabeza, niba mushaka ko mva hano turi nkagera mu mujyi
nambaye box sibyo ngewe kuri responsibility mfite bwaciro nihereza ngewe ariko nzi ko umuntu umwe ari bukizwe nabikora sure icyo kintu nakibumva bivuze ngo rap uti nabikora rap ni imwe muri departement ngewe nkoresha mu kubaka ubwami bw'Imana kuko twese turimo turubaka ubwami bw'Imana yego umva biragoye kuba abantu babyumva nta nubwo abantu barabyumva nta nubwo abantu barabisobanukirwa okay ariko nkuko natangiye mbivuga ndakeka ko nta na time dufite yo kuba confinzi kubibemeza ahubwo umwuka wera wabitwemeje akaduha izo mbaraga zo kubikora ni uzabemeza ako tukavaho imbuto za Jimmy uri gukora rap muri church ahanini ntizishobora guhuzwa n'iyo myumvire rimwe na rimwe wenda ugasanga uririmba R&B baramubona afite ubuhamya buzima muri church ariko ugasanga Jimmy ukora rap wenda imyitwarire ye iribazwaho bigatuma noneho iyo njyana akora nayishidikanywaho wenda ko tukavuge dusa n'abava ku iyo topic ubwo ndashaka kubaza mu yandi magambo imyitwarire y'abantu bakoresha iyo njyana ntishobora kubavangira rimwe na rimwe nubwo bataba bose ariko ngo ajya abumwe agatukisha bose imyitwarire y'abari abantu bakoresha rap reka ibintu mbivuge ndi kureba muri kamera nibyo sawa ukuri guhari nuko nguko abantu dukora gospel ikitwa ko ari gospel cyangwa abantu dukoresha injyana ya hip hop no kuvuga ngo twakijijwe twe dusanzwe tubikora yego kandi iyo umuntu akijijwe hari ubuzima bavuyemo hari n'ubundi buzima bagiyemo yego ngewe ubwanjye ubuzima nari mbayemo reputation yabwo iragoye kuba yanyemera ko nakirwa biri facilement donc mu buryo bworoshye aho turavugaho mu kanya nubwo turi bunosheho ubundi uzabitubwire neza birambuye sibyo no kuvuga ngo nakoraga injyana y'isi no kuvuga nkiri mu isi nari mfite imyitwarire nari mfite uko nitwaraga yego aribyo nakubwiye ngo ibintu ukora by'impact abantu bari iruhande rwawe ntabwo twarenganya abantu batumva ibi bintu ahubwo nuko ababanje kubikora aribo bitwaye nabi muri ibyo bintu bigira n'ingaruka kubaje kubikora nyuma badafite imigambi cyangwa se badafite imwe mu mico y'abandi babitangiye ntiyaba ari mechanisme de défense mukikuraho icyasha mugishyira ku bababanjirije oya kuko navuga ko ari nako biri kubera ko ngewe ubwanjye nubwo muzike byaje ari automatique ubwo numvaga ko umuntu utanywa itabi umuntu udakoresha inzoga ataba rasta like gangster you know ataba twika ya life umva ngo ntambaye pocket yego ntasutse imisatsi ntatowe amatwi ntambaye amasheni menshi ntabwo ndi umuraperi okay kumva iyo mentality niba narayikuranye ndi umwana wenda nkaza kugira urwo buntu nkakizwa hari umuntu we wabigumanye urumva wenda nk'umubyeyi wanjye dufata urugero yego nk'umubyeyi wanjye niba yarazi ko mba bwa buzima bwa gistar sibyo bwa gistar you know bikamugumamo wakumva ko abastar bose niba amatabi nta reputation nziza bagomba kugira umubyeyi kugira ngo uzabimukuremo biragoye niba kubyumva hari n'umubyeyi tukiraho ugifite iyo myumvire ni iki wahita umubwira nk'umwe mu bari muri iyo industry umubyeyi wanjye ushobora kuba ari kutureba hariya yakumva inkuru ko Jimmy nawe agiye kuba uririmba rap nubwo ariyo mu rusengero akavuga ati buriya nawe aragiye akamfata muri ako gatebo ni iki wabwira uriya mubyeyi kuko hari igihe umunyempano ashobora kubuzwa uburenganzira bwe kubera ko wa mubyeyi agifite imyumvire nk'iyo ababyeyi ikintu nabisabira n'ikintu nababwira buriya hari igihe nabo tubarenganya hari igihe tubarenganya cyane ariko biriya nivuga ngo menyereza umwana inzira azakuriramo ngo azarinda asaza atarayivamo ariko hari n'igihe
ari n'igihe bo ngombwa ko umwana yivamo kandi umubyeyi yarayimwigishije ntako atagize pe atagize. mu kinyarwanda ubwo babivuga neza ngo bazirunge zange z'ibisogo zizaza zizazo noneho umubyeyi wenda udukurikiye ikintu namwibwirira nuko niba wenda umwana wawe afashe ateye intambwe agahinduka ibintu yakoraga akabihindura yego nta mpamvu yo gukomeza kumufata kwa kundi yarari ahubwo wumve ko yahindutse. Nicyo ngiye nkunda kubwira abantu, niba witwa ko uri umukristo, niba witwa ko wakijijwe, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ariko akaba ari nta mpinduka ziraba mu buzima bwawe zishobora kuba manifested no hanze, abantu babibona bakavuga Jimmy yarahindutse, yego nta Yesu urakira wowe, uracyari wa wundi. Oso icyo tukivaho kugira ngo twegere ku musozo, ni ibiki nka bitatu ubona byakorwa kugira ngo iyi njyana yumvwe nk'izindi? Ikintu gihari n'ukuri nuko bigoye kuba yakumva nk'izindi, biragoye cyane. Kuko nagwaye urugero, nakubwiye niba mwisi iyo twita isi batayumva neza, mu mwuka bizagenda bite? Nuvuga ikintu cya mbere gihari gukorwa nuko abantu bagomba guhindura imyumvire yabo. Ikintu cya mbere gihari nuko abantu tuve mu idini. Twagiye mu idini cyane. Turivemo kandi. Tuve mu kidini. Tuba abanyamwuka. Ahubwo wenda naringize ngo tuve mu idini, naringize ngo ugumuye abantu. ubwo ufite uburyo ufite uburyo wakiri. Oya, hari uwabyumva agahita avuga ko ubabujije kujya aho bateranira kwa. Oya, ntago ari cyo mvuze. Ahubwo akantu k'ikidini uvuze niko gahise kabyo. Ni doctrine, nicyo nshatse kuvuga, Ngiye nabayeho umwisilamu. Nabayeho umwisilamu. Kandi nicyo nakubwiraga ngo ikintu ukora environnement tubamo iratwa influence cyane. Nabaye ahantu bita Mombasa, ni ahantu haba abisilamu gusa, ariko abo bantu banyinfluenceje ku rwego nanjye nisanze nabaye umwisilamu. Sinzi niba uri kubyumva. Ndabyumva. Ni ukuvuga ngo ari nacyo cyanyuma ngiye kuvuga kigomba gukorwa. Yego. Aka kantu mukumve, iyo ubaye mu mwijima igihe kinini uraguhindukira ukakubera umucyo. Wowe ukajya wumva kuri mu mucyo kandi uri mu mwijima w'icuraburindi, kubera ko wabaye mu igihe kinini. So abantu bagumanye idini, bagumanye doctrine mu bitekerezo byabo, bakomeza kumva ko izi njyana dukoresha mu nsengero arizo zonyine zikwiye gukoreshwa. Ariko se ntitubyite wenda iterambere. Reka wenda tubyite ko ari iterambere. Kera ko abashumba bakoreshaga za Bibiliya zabo, bakambara bya bikoti byabo, kwanza ntibanasengeraga no mu matorero, basengeraga hanze. Iri terambere ryaje ryo kudekora no gutangira kubwiriza bakoresha amatablet ryaturutse. Ubwo waba gifite iyo myumvire nabyo yabona atari byo. Yego. Ariko barabyakira kubera ko barumva ko nta kibazo. Injyana yo bayiteye. Ariko injyana kubera iki bumva ko ari ikibazo? Bavandimwe rwose nimwumve iyi njyana. Agace twari tugiye kwinjiraho Oso, nakubuhamya. Ariko nkurikije umwanya dusigaranye wabuduha wirukanka. Wanyemerera tukazabuvuga kuko nabashije gukurikira ahantu wari wakoze ivugabutumwa, wenda mukanyura ritubwiraho natubwira utundi tuntu nka dutatu nza kukubaza dusoze. Uratwemera ko wazaduha undi mwanya tukavuga ku buhamya, kuko uri umwe mu basore hambere babanje kubaho isi bayirimo kabisa, bayirimo bien. Narayiriye papa. Ebana ngo gisi rwose uza kugeraho nyine uravuga uti noneho ibi bintu reka mbyipakurure njya handi hantu. Watwemerera ko ako gace tuzakasubukura ikindi gihe? Umutima mwiza cyane. Oso arabitwemereye. Reka twinjire mu mbamutima. Wiyakiriye ute uri hano muri studio za TheBros mu kiganiro? Nishimye cyane kandi ndanabashimira namwe kuba mwatwakiriye ofete. Yego.
ahantu hose ngiye mba ndi buvuge Yesu uriya mba numva nishimye. Wow, urakoze cyane. Also, niki kintu iyo utekereje kuri ibi bintu by'ivugabutumwa ubamo n'ubuhanzi kigutera amatsiko, ugira amatsiko cyane wenda ku bintu by'ijuru? Nicyo ugirira amatsiko cyane? Ku bintu by'ijuru se? Ni kwa gusanga Kofi Olomide yaratwitse warahora kuri muri eglise angeza kazagutanga ijuru karibura utaragiye. Niki kigutera ubwoba rero noneho? Kinera ubwoba se? Ikinera ubwoba nuko Yesu yazagaruka bamwe mu bavandimwe banje batarakizwa. Imana izabikore. Hanyuma nuwuhe murongo wo muri Bibiliya ujye ugufasha cyane ushobora gusangiza bariya bose badukurikiye? Ndumva turi no kwerekeza ku musozo. Matayo 7:7. Uriya murongo urakomeye kandi usobanuye byinshi. Muri make yavuga ngo iki? Hari abahita bavuga ngo Matayo 5 muzumirwa, ubwo nawe wadukura mu rujijo kugira ngo hataruka. Matayo 7:7 aravuga ngo musabe muzahabwa, ngo mushake muzabona, yego, komange muzakingurirwa. Reka nsobanurireho ibintu bitatu. Iyi ni assurance Imana yaduhaye. Yego. Nuvuga ngo ikintu cyo gusaba ntabwo wagishaka, n'ikintu cyo gukomanga ntabwo wagisaba. Yego. Sibyo? So abakristo benshi twicaye twirirwa mu maeglise dusaba Imana ibyo yaduhaye, ibyo yamaze kutwemerera, ibyo yamaze kuduha. Sinzi ibintu biri kugisobanukirwa. Akazi baragashaka, akazi ntago bagasengera. Akazi baragashaka ntago bagasengera. Ushaka akazi ntabwo uzagenda ngo wicare hariya ngo usenge ngo wiyirize ngo amajoro ngo uri gusaba ngo Imana iguhereze akazi. Imana yashyize hariya ama entreprise kugira ngo tujye kwa applying, kugira ngo mujye kwa applying. Nukubera ko abantu bari gutanga akazi bashyira online bakavuga we hiring. Nukubera iki batabibika se? Nukubera iki batabibika ngo basi woje gusenga umwuka wera guhishure ko biri hariya nurangiza ngo ujyeyo? Iyo connection ibeho, ushaka akazi ari mu rusengero na wa wundi uri muri entreprise bite byihuza. Kubera iki? Simbujije abantu gusengera akazi, ariko akazi baragashaka, gashaka ariko nagasengera. Okay. Also, ibinda hari dushaka kuzabivuga mu kindi kiganiro tugaruka cyane ku buhamya nivuga butumwa, ariko dusoza turirimbira amasegonda make ku ndirimbo. Hari agakorasa abantu bamenye kera, imbere yawe Mana niho mbonera amahoro. Hari ukunumvisha wese uzamukiramo ukubitamo imirongo, uhita unatubwiraho ibikorwa byawe umuntu yabisanga, urasoza unadusengera. Ngimbere yawe niho nuriza amarira yanjye, ni wowe yahoze ibibazo byanjye, intambara zanjye ni wowe birangiza. Uranzi ndi gato mwekwa n'ubuto, nkurabigoye ngenda mbyanga isimbona imbanye no. Urazativayo nkuruhuriyo mitwaro, mwami w'amahoro n'ubutware butavaho. Muri wowe ndatuje papa, mumvura mbere umutaka, ngimisozi uhindura amata banza ubugata gasigara bataka. Nguwe neza ndatuje meze neza, kuko ngufite nta cyambuza guceza. Nguwe neza ndatuje meze neza, kuko ngufite nta cyambuza guce. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyari imisozi ubihindura amataba. Nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza, imbere yawe Mana niho mbonera. Ufite ibihangano bingana iki ubwo aho utangiriye twabisanga hehe? Maze gushira hanze indirimbo zigera kuri enye. Ama platform, digital platforms yose ziriho, wajya kuri YouTube, aho wajya hose kuri internet, ahantu hacuruzwa ibintu by'indirimbo cyangwa se ahantu hasanga ibintu by'indirimbo birahari. No kwandika gusa oso nkuko byumva mu Kinyarwanda, o sa na o, KASLIM KASLIM na IM, ahantu hose kabisa wabisangaho. Okay. Reka tugushimire mukanyura dusengera, ariko mbere yuko asenga dusoza, reka dusaba abantu nta gihoraho nk'impinduka. No mu biganiro bibanza twarabivuze, izi telefone dukoresha ntabwo zahozeho.
hahozeho iposita umuntu akandikira undi agapapuro yewe na kitoko yigeze kubiririmba ngo numara kugasoma agapapuro uzagace ariko iyo systeme ntabwo igikoreshwa nshobora gufata telefone yanjye nkeneye David nkamuhamagara cyangwa nkamwandikira ubutumwa niba ibyo tutabitera ishoti kuki njyana zo twazitindaho cyakora nanone abazikora bakwiye guhagarara mu muhamagaro kugira ngo nanone ibyo ugabura bise nawe n'uburiwe nanone sinze ngo mbwira abantu ngo mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora icyo nacyo cyaba gikwiye oso ariko injyana yose muri zaburi ntabwo nibuka ari yakangahe hari cyanditswe kivuga ngo muririmbira Imana n'ibyuma birenga iby'amajwi arenga yoroheje okay ubwo rero reka dushimire n'abantu badukurikiye noneho tuze ku isengesho nshimire Siraj na David badufashije hanyuma nawe ukomeze kubana natwe mwese mukomeje kuduha ibitekerezo turabashimiye injyana ya rap hip hop ni injyana nk'izindi tuyikunde twumva ubutumwa kurenza beat ubundi ibintu bidufashe reka adusengere ubundi twe dusoreza ahangaha nitwa Jimmy mwakoze cyane oso yakoze nawe reka turagize Imana nawe mwakoze data mwiza Mana igira neza Mana ikiranuka turaguhimbaje kuko uri umubyeyi turaguhimbaje kuko uri Imana iriho uri Imana ikora kandi uri Imana isohoza amasezerano turagushimiye kubw'uyu mwanya tubashe kumarangaha si kubwacu si kubw'imigambi mbibere yaduteranyije hamwe ahubwo ni kugira ngo data mwiza tubashe kwamaza ubutumwa bwawe tubashe kuvuga imirimo n'ibitangazo ukora mu buzima bwacu turagushimiye kubwa buri wese udukurikiye kuko ubashe guhembura umutima we kuko hari aho ubashe kumukura naho ubashe kumugeza reka imigisha yawe data mwiza ibane natwe imbaraga zawe zibe kuri twe ubushobozi bwose data mwiza dukenera kugira ngo ibi bikorwa bibashe gutera imbere tubihabwe mu izina rya Yesu hereza umugisha buri wese wagize uruhare kugira ngo ibi bintu bibeho kandi wereze umugisha na buri wese wadukurikiye amahoro yawe imbaraga urukundo ubwiza no gukiranuka kwawe nibyo twatuye mu buzima bwacu mu gihugu cyacu mu miryango yacu mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje tubyize urakoze mwami amen amahoro y'Imana bane namwe